Showbiz News Rwanda. Umuhanzi Ubutumwa Bruce uzi cyane ku izina rya Bruce Melodie yatangaje ko nubwo Keniso na Ross Kana batandukanye na 155 ahaye atazigera yibagirwa uruhare yagize mu rugendo rwabo kandi ko abafata nk'abavandimwe kandi bafite impano ikomeye mu muziki. Uyu muhanzi rero ni umwe mu nkingi za mwamba za 155 ahaye akaba ari nawe wagize uruhare mu kuzana Keniso na Element muri iri tsinda mu gihe Ross Kana we yazanwe na Element. Nubwo rero abahanzi batandukanye n'iri tsinda ryamufashije kwagura ibikorwa bye, Bruce Melodie ashimangira ko bidakuraho umubano mwiza asanganwe nabo n'ubundi ko uzaguma ari mwiza. Amagambo yagize ati Keniso na Ross Kana babaye abavandimwe. Mu bucuruzi rero habamo ibitagenda neza bishobora gutuma umuntu afata indi nzira, ariko ntibikuraho ubuvandimwe cyangwa se icyubahiro mba ngomba aba bantu. Yongeraho kandi ko mu muziki ari uruganda ruyoborwa n'amarangamutima, bityo iyo abantu basangiye icyerekezo bibyara ibintu byiza. Nubwo rero ubu ngubu batari gukorana, yavuze ko hazaza ashobora kuzaza andi mahirwe yo kongera guhura mu bikorwa by'umuziki bigiye bitandukanye. Mu magambo agira ati bishobora kunanirana ko tudakorana cyangwa se tudakorana muri label, ariko tugakorana mu kindi kintu. Ni akazi kandi mu kazi rero si umurongo ugororotse, no buvandimwe kandi abavandimwe bari abavandimwe banjye bafite impano, rero ntitwabura ahandi hantu duhurira. Anyway, yavuze kandi ko ibitaragenze neza byari hagati y'abahanzi na societe ya 155 AM, ariko bitigeze bijya mu buryo bw'umubano n'ubufatanye busanzwe hagati ye n'aba bahanzi. Yasobanuye ati ni nko kuba umukiriya ampamagara ngo njye kuririmba ahantu mu gihe byagombaga kunyuzwa kuri manager. Ntabwo rero ari ibintu bikomeye kuba ibyo ngibyo byatuma tutumvikana. Rero album ye imaze kumvwa inshuro zirenga miliyoni 40, akaba yari kubyishimira. Mu magambo yagize ati Colorful Generation imaze kumvwa inshuro zirenga miliyoni 40. Yavuze ko nubwo ari intambwe ishimishije, akiri mu rugendo rwo gukomeza kwagura ibikorwa bye by'umuziki mpuzamahanga, kuko ashaka ko izumvwa n'abarenga miliyari imwe. Ati biracyari urugendo, icyo mbasaba no gukomeza kuduha urukundo no kudukundisha abandi. Umuziki rero ugaragaza urwego rw'igihugu, niba abantu bawumva kurusha abatuye igihugu bivuze ko nta mupaka tugifite. Bruce Melodie yakanguriye abantu bafite ubushobozi bwo gushora imari, gushora amafaranga mu muziki, kuko ari urwego rufite amahirwe menshi yo gutera imbere kurusha uko benshi babitekereza. Mu magambo yagize ati umuziki rero ukorwa n'abantu benshi kandi utunze abantu benshi, n'abantu bafite amafaranga ndabasaba kuwushoramo imari, hari amahirwe menshi yo kunguka. Mu kiganiro yagiranye na BNB FM, Bruce Melodie yashimangiye cyane ubufatanye bwe n'itsinda rya 155 AM, avuga ko bose ari abantu b'inyangamugayo kandi bakorana urukundo. Yashimiye Coach Gaye, umunyamategeko we Kenny Mugaru uyobora 155 AM, bita abantu b'ingenzi mu rugendo rwe. Ati hari byinshi bivugwa hanze, ariko ntabwo binca intege. Ibyo ngezo hari abantu benshi mbifashwamo kandi tubikorana urukundo. Abantu rero bavuga n'aba bandi ndabasaba kubireka, hari inzego zibihana. Yasoje avuga ko amagambo y'abantu atamuca intege, kuko umuntu uca intege abandi akoresha amagambo aba nta musingi afite mu ruganda rw'iterambere. Ati umuntu wakumva amagambo agacika intege ntabwo aba akomeye nyine mu rugamba aba arimo. Bruce Melodie rero yatangaje ko hari byinshi yakoranye na Ross Kana na Keniso kandi ko bizakomeza kuba uko nguko bazakomeza gukorana uko iminsi izagenda iza. Hanyuma kandi inyivuga kuri iyi label, Coach Gaye ari mu biganiro byo gushyira Bruce Melodie mu biganza bya Africa Creative Agent. Iyi ni company ikorana n'uwo bita Tyler. Coach Gaye ari muri Afrika y'Epfo mu ijoro ryo kuwa 10 Kamena 2025 yahuye na Corinne Gare washinze Africa Creative Agents, aho mu byo baganiriye barimo no kumuha Bruce Melodie ngo bamufashe mu bijyanye na management. Coach Gaye washinze 155 AM isanzwe ikorana na Bruce Melodie ubwo yari ari muri Afrika y'Epfo, yahuye na Corinne Gare washinze Africa Creative Agents, bagirana ibiganiro bitandukanye birimo kurebera hamwe uko bakorana mu guteza imbere umuziki wa Bruce Melodie. Mu kiganiro kigufi rero Coach Gaye yagiranye n'abanyamakuru yagize ati ni ibyishimo kuri njye guhura n'umugabo wakoze ibikorwa bikomeye mu muziki n'imyidagaduro ya Afrika y'Epfo,
kimwe mu byo twaganiriye harimo kurebera hamwe uko twakorana kuri Bruce Melodie bakadufasha muri management ye. Ibi bije rero bikurikiye ko Coach Gary na 155am bari bamaze igihe batekereza uko bakongera muri society yabo umuhanga wajya ubafasha mu gukurikirana ibikorwa by'abahanzi no kubibyaza inyungu. Colin Gare asanzwe ari umwe mu nkingi za mwamba mu muziki wa Afrika y'Epfo binyuze muri societe Africa Creative Angels, koranamo n'abarimo Taylor na STC ndetse n'abandi benshi. Uretse umuziki, Africa Creative Agents igira n'uruhare muri sinema, ikaba ari nayo yagize uruhare mu ikorwa rya filimi yitwa Queen Sono ya Pierre Tsusi iri mu zikunzwe cyane kuri Netflix. Gayo nguko rero ini Showbiz News Rwanda, nyene twa Frere ukore subscribe kugeza acikwa umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Coach Gaye ari kubyinira ku rukoma nyuma yaho album ya Bruce Melodie yujuje miliyoni 40 z'abayumva. Ubutumwa yanyuje ku mbuga nkoranyambaga ze, Coach Gaye yanditse amagambo agira ati twaje kwica umuziki, aherekesha ifoto igaragaza urutonde rw'imbuga zagaragaje ko iyi album imaze kumva inshuro zisaga 40. Uyu mugabo udasanzwe mu bucuruzi no guteza imbere impano yongeye kubwira bamugeraga amajanja ko aho kwica umuziki nk'uko babivugaga ahubwo yawubyukije kandi ko ari kuwucuruza. Ubwo rero yatangiraga gufasha abahanzi nka Bruce Melodie, Element, Keniso na Ross Kana. Hari abamunengaga bavuga ko ntabwo cyangwa ntazagize umuziki kuko ntacyo ngo yarazi ku muziki, ahubwo ngo yaraje kusubiza inyuma. Ariko imyaka 3 irashize ibikorwa byo birivugira. Album Colorful Generation yasohotse muri Mutarama 2025 yaje nk'inkubu y'umuyaga mu ndirimbo zigezweho, itisamirwa hejuru n'abakunzi b'umuziki mu Rwanda no hanze yarwo. Ifite indirimbo 17 n'inyongeza 3, harimo izakunzwe nka Funga Match yakoranye na Shaggy, Nicki Minaj yakoranye na Black Diamond, iyo foto afatanije na Benson ndetse na Buton Fire yakoranye na Joe Boy n'izindi zabaye ibihangano bihindura amateka. Aya mateka rero mashya yanditswe mu gihe gito, niyo mpamvu Coach Gaye ahamya ko baje kwica umuziki mu buryo bw'umwihariko, kwica mu buryo bwo kuhindura, kuzamura no kuwushyira ku rwego mpuzamahanga. Album rero gucururizwa kuri YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music n'izindi mbuga zicuruza umuziki. Gukundwa kwayo bikomeje kuganirwaho ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko n'abari baranenze Coach Gaye, ariko ubu ngubu bamwe bakaba batangiye kuvuga make, abandi bakamushimira. Colorful Generation si album gusa, ni urugendo rwerekana ko impinduka zitangwa n'abafite icyerekezo n'icyizere mu mpano nyazo. Ubu si Bruce Melodie gusa uri gusarura, n'itsinda ryamugiriye icyizere abarimo nka Coach Gaye nabo ubu ngubu batangiye gusarura ku muziki we. Ngayo nguko rero, kandi ku rundi ruhande nkivuga umuziki ugahita umenya yuko jya umeze ute aho uri hose hagiye ahatandukanye. Nizere ko ibihe bya bikomeje kugenda neza. Witwa nde, uherereye he? Obita Annette Murava ati nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye Bishop Gafaranga, akaba yashyize rero umucyo ku mibanire ye na Bishop Gafaranga. Ariko kandi nubwo yavuze gutyo, tuzi neza ko ari we wafungishije umugabo we. Uyu rero Annette Murava akaba ari umugore wa Zakari Habiyaremye uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Bishop Gafaranga. Yahakanye yivuye inyuma amakuru avuga ko yaba afitanye ikibazo n'umugabo we ufunzwe. Avuga ko mu bihe by'imiraba nk'iyi yakuyemo amasomo yo gukomera no kumenya ko mu isoko buri wese acuruza kandi agacuruza uko ashaka. Ibi ngibi sinzi nimba ari ukubeshya cyangwa kuko niba ari ukuri, ariko amakuru avuga yuko uyu nguyu Annette Murava ari we wareze umugabo we, akamurega yuko amukubise amavi mu nda ndetse kandi kajya muhohotera mu gihe bari gutera akabariro. Rero sinzi niba yarabivuze cyangwa yaramureze akarisubiyeho none ati nta kibazo dufitanye. kontreta ibintu bidahuye kabisa n'ibyo yaba yarigeze kuvuga. Uraza kutubwira igitezo cyawe nawe muri comment nk'umuntu mukuru, nyine utubwire ukuri kubyumva. Urumva koko avuga ukuri cyangwa se n'ubundi no gukomeza kujijisha abantu kugira ngo nyine badakomeza kubavugaho cyane? Uraza kutubwira muri comment igitezo cyawe. Hanyuma kandi ku rundi ruhande uwo bita King James uzwi nka Ruhumuriza James wamamaye mu muziki nka King James agiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 amaze
atangiye umuziki 20 n'imyaka myinshi cyane kabisa. Ubwo ngubwo bivuze ko yatangiye umuziki za 2006 hafi aho ngaho. Ubwo nyine wanamubwira uti congratulations muri comment King James niba aramukunze, ariko kandi nanone wamukundiye kuri iyo ndirimbo witwa nde, udukurikira uherereye uze kwibuka ubitubwire muri comments. Hanyuma kandi uwo bita Coach Gayeri nyuma y'amezi ane gusa Abraham giye hanze, ni Colorful Generation ya Bruce Melodie imaze kumvwa inshuro zirenga miliyoni 40 ku mbuga zitandukanye zicuruza umuziki. Ni intsinzi rero itumye Coach Gayeri umwe mu bayihagarariye yishongora ku bamunenze ubwo yinjiraga mu ruhando rw'umuziki. Ku rundi ruhande kandi uwo bita bamwita DJ Brian nyuma y'imyaka 2 ahuriye n'uva gusenya Burayi, DJ Brian agiye kongera gusubirayo aho yatumiye kuzacuranga mu gitaramo kizabera Anderlecht mu Bubiligi ku wa 14 Kamena 2025. Ndaje turamburiza inkuru, ariko wibuke utubwire izina ryawe aho dukurikira uherereye. Iri Showbiz News Rwanda, nge nitwa Frere Rizi. Utubwire kandi muri iyi nkuru ugiriye utanga igitekerezo, ndetse kandi niye nkuru yagushimishije, inyunganizi iri bukenerwe man, ufite n'inyunganizi wawe tugezaho ibintu bikakomeza kugenda bigenda fresh cyane. Ukore subscribe kugeza cyacu kwa umunsi ku munsi. Duhita dutangira na Annette Murava wafungishije umugabo we. Yaramureze, impamvu uvuga ko yamufungishije niwe watanze ikirego muri RIB. Nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Annette Murava akaba yashyize umucyo ku mimanire ye na Bishop Gafaranga. Annette Murava umugore wa Zakari Habiyaremye uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Bishop Gafaranga yakanye yivuye inyuma amakuru avuga ko yabafitanye ibibazo n'umugabo we ufunzwe. Avuga ko mu bihe by'imiraba nk'iyi yakuyemo amasomo yo gukomera no kumenya ko mu isoko buri wese acuruza kandi agacuruza uko ashaka. Mu kiganiro cy'iminota 29 n'amasegonda 18 atambukije ku muyoboro wa YouTube, Murava yavuze ko urukundo bafitanye rukomeje kuba ruhamye, ndetse ko ubuzima bwabo bw'umubano bwifashe neza n'ubwo umugabo we afunzwe by'agateganyo. Bishop Gafaranga yafunzwe kuwa 23 Gicurasi 2025 akatirwa gufunga iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Bugesera mu gihe ategereje kuburana ku byaha akurikiranweho. Mu magambo yuzuyemo amarangamutima, Annette Murava yavuze ko ari kumwe n'abandi bantu barimo guca mu bihe bigoye, ariko yemeza ko we n'umugabo we bari kurushaho gukomera. Mu magambo yagize ati icyambere turakomeye kandi tumeze neza. Ndabizi abantu mudukunda mushobora kuba hari ibyo mwabonye bigiye bitandukanye, ariko tumeze neza kubera ko hari umuririmbyi wavuze ngo ubwo ubwami Yesu nkunda ndamahoro. Rero natwe turakomeye. Showbiz News Rwanda.